wa mwana arangije mana ubundi ibi nari mbitegereje igihe kirekire kuko uyu mwana hajya ngo ndamwanga ubu se namukoreye iki ese uyu mugabo we nkundi yagiye genda ntagaruke senda nahavamo gacwa mwe gituma kuko ntega isabune bigeze ku rwego baba we senda hava Yesu we noneho birangiriyeho baba we baba we Kagoma karagonyotse ndagapfa Kagoma we Kago akagurira kamanyutse nsomamagare byemvene ano ariko man nzaba mbarirwa ntimba narashatse ngaho wizaniye ikishi ngaharanyishe wishime koko ngwinde ubwo urumva undi wanyica rinde urumva undi wambasha rinde ni wa mwana Kagoma narakubwiye umugeza mu uru rugo kwibyo nzaniye ari ukubifatisha yombi none kuko ubu yamvunaguye n'ahantu naguye sinzi ko nahikura pe ngwejo niho nzahava se numva nayo ntacyo mariye Kagoma. Ibiki bibayera. gituma kuko ntega isabune bigeze ku rwego baba we Kagoma karagonyotse ndagapfa Umeze so. ntabwo ndeba se Ko wicaye hasi byagenze bite? byihorerwa naboneye aha nacyana muhekiruka Turahuye. Kagoma yirutse aramanyaguye Yesu we. nimba bibiki asize kwiyisima Uranyereye ndabona ari amasabune. oya Iwaba bombe ko ababaye se. Wababaye. Ko nshaka ukuntu duhaguruka tugende. Noneho mana yanjye. Shaka ukuntu duhaguruka tugende. Haguruka gake gake. Yesu we. Bega umwana si umwana none umwana yanjye turamenya tugenza gute. Ihangane mama. Ihangane. Gahihangane. Mukandire se. Nahase. byihorere Baba we. Ngaho ngwino tugende. Haguruka tujye mu nzu. Baba Yesu we. Haguruka nukuri rwana rwanye haguruke tugende. umunsi banza wageze Hoya nako wageze hoya sigaho nako wageze. Ntabwo Imana yabyemera haguruka turagukanda. Ihangane mama ihangane. ubusangaruka Gerageza kwaguruka. Gerageza ma haguruka. Erega kaguru gasigaye ni kamwe gusa oya wowe kongera kukegera Gerageza ma byanze gerageza. ninde n'umukobwa mwana ngwino aho uvuye he ninde se ko ndeba ufite ubwoba n'iki wishe umuntu oya humura tuza ngwino ujye kumbwira ngwino tugende ma humura tuza urumva oya humura tuza uzumbwire neza ngaho tuza humura ngaho icara hano mpuzanira amazi yo kunywa amazi numara gutuza umbwire uriya mwana wabaye iki uriya mwana uje wiruka
byamugendekeye bite se bako ngaho mbwira Nikole bikugendekeye bite Banganisha umuntu umwisha uteze ngaho mbwira mwana wawe mbwira uko bikugendekeye bigenze bite utazisabone none araguye we tuza humura umbwire nta gihunga umuteze isabune none araguye mbona wagira ngo arapfuye hanyuma se umaze kumbwira mama ko ari mama wawe ubundi wanyu ni hehe nawe aribwa kwa Bienvenue kwa Bienvenue ubwo ndaza kwamenya neza jye ndumva ntaramwumva neza uwo Bienvenue urumva aho tuza umutanga imiti ndamumenye yiba ari ubu ngubu n'ubundi uru rugomere gabona ari Imana yaguhannye ibintu ukorora mwana haguruka tugende ndi umugome ese uje kuntabara uje kundangiza uje gukora iki oya nje kugutabara ngaho haguruka tugende haguruka twigende haguruka ibyo tuzabisubiraho gukurikira ngaho haguruka tugende haguruka ntabwo nagusiga aha ngaha ntabwo nagusiga aha fate heza ubundi uba wariye cyangwa haguruka tugende niko mwana Karame mama. uba wumva bimeze bite Bimeze neza mama habaye ikizi. habaye icyo urabona uko ngana uko nguko utarama akuzukuru bimeze akuzukuru Ako mama nawe urihutisha ibintu. oya Mama akuzukuru. ubanza mwica mu mutwe nk'akabya None si unkunda. ndagukunda none se kugukunda bivuga yuko utama akuzukuru Reka nkubwire mama akuzukuru nzakaguha. byarise None se mama urabona hatakiri kare. oya mwana wa wa muhungu wo kwakayijuka ntago mungana Kwakayijuka. Uzi ko se yamukwerereye miliyoni 5. reka cyore Buse dufite miliyoni 5 mama waretse nkitonda nkareba neza umukobwa mwiza. ndagira nte ubu se mwana wa tuzashaka kwande miliyoni 5 nizo basigaye bakwa None se sabakire bashatse mu bakire. Ariko umenye ko kiriya kigore cyashatse ari na kibi mama ngiye mbona bitaka. uzashaka umukobwa mwiza kana keza kazanyubaha urumva mwana wa umukobwa mwiza ariko mama reka nkubwire urimo urabyihutisha nokuri. oya rega ndabona ukuze gusa abandi bana mungana kubona abandi bana mungana bashatse Ariko mama ubuzi kuri mushukwa n'ubu bwanwa bwaje imburagihe. oya mwana wa abandi bana mungana barashatse Mama rwose mama ariko ndaza kubyigaho. nibyige usambwire mwana urumva rega natwe twashakisha uzi ko buriya twabwira mukuru wawe Ariko rero mukuru wawe yadufasha ndeba nkareba ariko ntago biraza neza. buriya reka nkubwire ni uzabitekerezeho noneho numara kubitekerezaho tubibwire mushiki wawe. Ariko buri bundi nabahe mama ayiwe harya kwa wajya hahandi muri yanzu iri haruguru ya indi yacu iri haruguru. Ariko iri haruguru mama iranzu ko ari noya nawe. oya none se mwari mwaho umuryango ukomeye nitwaje Mama reka mbanze nkubwire. undi niyo mpamvu nanjye kukubwira ngo uzadusigaye ku rugo kugira ngo tuze gusura mukecuru ariko noneho sinzi ahantu tuzamuhera. umva azatwirenze aheruka dutwite abura umwana. Niyo mpamvu nkubwiye ko tuzashobora kuzamarayo iminsi yo 3. oya reka nkubwire si wenyine njye bira bintu byarambabaje iyo mbyibutse utanumva binkoza ahantu mukuri. Ariko se ntuzi ukuntu ngiye meze nzahita mfukama kuba ntakinywa inzoga gusa ngo nihagarare nzahita mfukama mwereke imbabazi nawe kandi ndabizi uburyo nzaba nafukamye azazima pe. Ariko se urabona icyizere cyari cyo kumwana azaboneka. Hanyuma se kugiye kunca intege noneho nawe si ujye umbwira ngo uba wumva umwana ariho siko ntanyamba numva rwose ku mutima wanjye azashyira akaboneka. Reka dutegereze tuzamubona reka dusabe imbabazi uriya mukecuru nitumara kumwumvisha. Ikintu ngiye kugusaba sibyo rwose ibintu by'inzoga bigabanya. Ndakubwira ngo naraziretse ngewe ndakubwira ngo naraziretse ewan ntabwo ushobora kongera gusoma ku nzoga. Tuzashima warebe uburyo zangize zikankoroneza ngiye nemere kongera gukoraho. Buriya iriya nzu nubwo iri hariya ni nziza ariko ntago nyikunda.
iriya nzu ntacyo itwaye uzi ko bajyaga batubwira ko umugabo twayiguze nawe yajyaga ayiterekereramo mama urugero ngo nzicwa n'abazimu toka satani mu izina rya Yesu ibyo ayo makuru wabwiwe nande mwana wa none se special aho kwa Marigarita na nyina wabo ni babimbwiye Yesu murengezi Wangewe nsigaye mfite ubwoba pe noneho ndumiwe pe yanzu yacu se burgira imabazima nashatse umugore ariko yo nekereje iri yanzu ngira ubwoba byitondere iri yanzu mwana wa ahantu wakoye amakuru ni mama erega Mukagatare na nyina wabo Marigarita barabikubwiye neza nase wabo na sekuru wabo ngo hajyaga baterekera mama iyo nzu urumva tudakwiriye no kuyigurisha ahubwo tuzayigurisha reka nkubwe mwana wa buretse gushaka kuko ntiwamuzana ariko zashaka umukobwa mwiza ariko reka ibyo tube tubiretse ubanza urambagiza usuzajya kurambagiza tutaragurisha yanzu koko ariko se buriya kurambagiza byo byari ngombwa mama ni ngombwa uzashaka umukobwa utarambagije harya ako se ko najyaga numva ngo kera se mama ambwira bakurambagiza mwagiraga baranga ariko narumiwe ariko mama n'utuntu twinshi mujya muduhisha ese baranga ubu se ko naramubona ngo nanjye ndangira none se sinumvise ngo muri viziyo ese mama njye numvaga ashaka umuranga numvaga ushaka umuranga ngo urero ndagira ngo nkubwire ngo banza ubyitondemo ibintu byitondere ibintu ko numva bikomeye ibintu byitondere ubu ngubu mbere ko mama reka mubaze undi kujya utambyaye ndi umukobwa ngo nanjye baze kunsaba oya ubwo se washaka ko mbyara abakobwa gusa harya oya ukuri buretse gatoya uzabona muramu wawe sawa umureba ariko reka mubwize ukuri iyo ntekereje gushaka ushaka ko ngira abakwe gusa uzi ko nabonye uriya mukobwa wa Marita bambwira ngo baramukubise yarabyimbye itama reka da umugabo yaramukubise ubu ntanyurajya ngo nzakubitwe n'umugore yaje mu mama siyo mpamvu nkubwira ngo uzirambagirize ariyo mpamvu ninya no gushaka buriya oya numva abagabo barahukana oya ariko mama reka nkubwize ukuri umugore ankubise cyewe n'iwacu uburyo mbazi ni ukuri namwica oya twebwe ariko biranazira twebwe no mu muco wacu pe ni ukuri mwana wa nubwo wasanze iso ari mu marembera asaza ari we mutoya ntabwo twigeze turwana ariko mama mfite ikibazo maze iminsi nshaka kukubaza ngaho mbaza mwana wa konjya numva bavuga inzoga ngo umugabo wese washatse anywa inzoga oya pe njye naso kuva nshatse yanshatse ari umukristo ndundi atanywa inzoga yesaze ejo bundi yasazishijwe nuko atanywa inzoga ngiye kwiga kunywa inzoga oya bireke pe mvaga ari byo oya bireke mwana wa oya bireke reka inzoga ko mba numva ihumura neza oya nimbi pe ntuzakora icyaha mwana wa ndakwinginze ntazabyara umuhungu umwe akaba uw'akabari urumva ariko mama reka nkubwire oya uzabireke mwana wa uzabireke pe iyo mbonye abagabo bakanyoye mba ndeba bameze neza oya ntabwiza nibo bakubita rero babagore buriya yamukubitishijwe na ya nzoga wa wundi wambwiraga none n'umugore ko ari kumva umugore ari wakubise umugabo reka da none se nawe arasinda none umugabo yanywa inzoga se umugore akayireka ariko bwabona basinda barasinda niyo mpamvu barwana uramenye ntuzanywe inzoga mama aba si abashyitsi banzaje abashyitsi ceceka buretse ibyacu tuzabisubiremo ariko burya nzakubwira ibintu ubyigaho yewe karibu karibu ma sister yaje reka nukuri yesu we yesu ashimwe cyane imana ishimwe mbazwe ntibaye igisore byabaye ibyaba naba ndi kumwe na mama karibu mwana wa yo Yes, essa aí, mama namahoro mumeze mute Yesu ashimwe ni karibu yego mama mumeze mute natwe nuko kazuba byo karakaze muri iyi minsi mumeze mute rero
umusozi wagiye hashize ibyo utambwiye. Yego kumana. Hagiye kwa mbona ejo bundi araje. umeze ute se Ibisabe barabitsinze. nabaye wa mbere Ese nyine Ariko Imana aho ngaho nyine. usobanurira iki Biterwa no gusenga. Biterwa no gusenga. Ndabizi nyine biragaragara ko yakuze asigaye asuba. kugira ngo se mama mfata nabi nsige mwana ariko Umuhungu wanjye umwe. Navuga amata y'abaditse. ariko se mama urareba ukuntu bashaje twagiye Ariko rero twashaje mfite ikintu ushaka kubabaza. Nababonye nawe nishimye. ibibazo byawe mama wabaye uretse umarika babanze baruhuke Bareka mbanze nibarisa abana. Ubwo se bakanyago. Natinda ubwo reka ratamubaza rwose. ngaho babaze Komera uko ufite inda. Narizi kuri buze muzanye n'umwana. Muje no kunyereka umwana asimusizeyo murizana. Umwana wawe karabe haguruka ugende ujye gushakira abashyitsi icyo kunywa. mama reka mbashakire icyo kunywa ariko barabyibushye we Barabyibushye bameze ni ukuri bameze neza ngaho mbwira ma mbwira ese ko utambwira Mama rero ntibyatubayeho sinzi ko ni inkuru ndende. ayiwe datoye mbwira ko nyagoro erega mukecuru buriya hamwe n'ibyo twari kujya bituzanye kugira ngo tubiganireho twagize ikibazo kandi gikomeye reka da mugira ikibazo murakimisha hose twabaye nk'ahantu tukihererana ayiwe ariko uko dufasha umuntu reka tuze tuganirize turebe byibura ko hari icyo badufashaho ngaho nimubwire numve urabizi ko ugomba kubanya ariko cyangwa n'inzoga nkanasinda burya urananywa ndanywa ndetse na cyane ariko ubu ngubu Imana kugenda ikora imirimo yo kugenda bigabanuka kuko nabonye byanteye igihombo gikomeye cyane mbanza umbwire numve naraje ngeze mu rugo nasanze umugore uko yabyaye yego ariko ku bw'ubusinzi mubwira nabi ndetse mubwira nabi bikomeye umubwira nabi yabyaye cyane rwose Egata mama yari kukubeshya kuva yonda naritwa ntabwo yishimira ko tubyara undi mwana. yego Ko yivanga abana dufite ngo bahagije ngo ntabandi bana yashakaga. reka Kuva rero nambwira ko ntwite yatangiye kumfata nayo nubwo nabivuze. imbabazi n'imbaraga ibaho umwana wanjye guheruka umuntu afite inda akaza ntiyabyaye ngo ushyingure ntiwapfushije wajya kumva ukumva ngo ubwo si uwo mwana ararigise oya muzanzanire umwana mba ndi gutekereza ko uriya mwana ashobora kuba yaratowe n'umugira neza ni imana y'ibibakunda ibyo bintu yarabikoze ariko uriya mwana nabura muzamenye icyo cyaha muzakijyana ntimuzabinzane mu maso azaboneka ahantu yanyeretse yamushyize hari ku nzira kandi nubwo abantu baba babi mu bantu 50 ntabwo habamo 5 bazima ese mwana ko ari uko abantu babura ubwenge iyo simbuka uwo mwana ukamuzanira ndekura mva tugende fata amagutya fata tugende mu nzu oya fata hano hejuru aho hamanyutse naho urenda hifatira tugende baba we tugende amahana we tugende ajya manira Sogora arimo kuzana yitwa ngo ni ukamuzanira ukagira nk'ibintu mbeshya dore ko abo mugira ibyanyu je nkifatira umwana wanjye hako ntumuteka ugasoza ko twihangana nyine ndabihanganira ariko nzavuga rumwe namwe muzanire umwuzukuru wanjye umwana azaboneka rwose ikibazo mugumye mu byizere gutyo n'Imana ibafashemo Imana izabafasha rwose Karame tonto byandi yabibonye ngwino umbwire soza abashyitsi byandi yabibonye yabibonye ngo soza abashyitsi uriya mwana
Amakuru. Neza. ko wikanze mukobwa wawe ntabwo ari wundi shangazi yigeze kuzana iwacu. Yakoze ko ari byo. Uyu mwana ndabona muzi. aka kana se murakaze Akana ahubwo mushiki wanjye yaragakunze cyane. Yaragakunze rwose yumvaga bakwigumanira. None se ahubwo aka ni akantu nanjye Imana yanyihereye niko mwana aka kantu wagakuye Oya ariko sinabiguze mu isoko nyine tuburwara mu isoko. maze yakaguze mu isoko bakandikaho Kagoma. Nese ushaka kuvuga. Mukecuru uyu mwana amukuye. Uyu mwana agakuye. Wakamwambitse. Aka gakoma ni wowe wakamwambitse mukecuru. oya yaje akambaye Ariko agakomba mu isoko ntabwo wabugura. Ariko dukomanda uko dusa turatandukanye. Aka gakoma ndakibuka neza ndakazi pe. Aka gakoma n'igihe wakambitse umwana wanjye igihe n'ubu nagiye kumujugunya. Namurambitse ku muhanda. Ariko aka gakoma ndakazi pe. Oya. Niko aka gakoma gakuye. Ni mama wakakwambitse? Narinze mo nyubwende nkambaye.